nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 13 Gashyantare turazirikana umutagatifu Yorodani wa Sakisi. Yabaye asaga mu mwaka w'1237. Yavukiye Bordeaux hafi ya Paderborn mu Budage. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe bimwe mu byaranze mutagatifu Yorodani wa Sakisi. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Nkuko nari mbabwiye tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze mutagatifu Yorodani wa Sakisi. Yorodani amaze kwinjira mu muryango w'abamonaki yakomeje amashuri muri kaminuza y'i Paris mu Bufaransa. Yorodani yari umuhanga cyane kandi akaba umuntu ukunda cyane gusenga. Inyigisho ze kandi zahururirwaga n'abantu benshi. Nyuma y'urupfu rwa mutagatifu Dominiko mu mwaka w'1222 yatorewe kuyobora umuryango w'abadominikani. Yorodani niwe washoje umurimo ukomeye cyane mutagatifu Dominiko yari yaratangiye wo gushyiraho amategeko shingiro y'umuryango w'abadominikani. Umaze kunonosora neza amategeko y'umuryango winjiwemo n'abarimu benshi b'abahanga. Igihe avuye mu rugendo muri Palestina ku wa 13 Gashyantare mu mwaka w'1237, Yorodani yaguye mu nzira ari mu bwato bwarohamye mu nyanja ya Mediterane. Mutagatifu Yorodani udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mboneraho kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muzirikana umutagatifu Yorodani. Namwe mwitwa Bayada mbifuje kugira umunsi mwiza w'abazina banyu mutagatifu. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Naho ubutaha.